ko ari kuba navuze mu by'ukuri udakora ikosa wari kuvuga ngo iki iyo hatazamo ikosa ubundi yari kuza ivuga ngo no munsi abantu ikunda bahorana amahoro. we warabitarutse ubwo? Ntago nabitarutse ye ubundi wenda nkugire mu buryo bwimbitse muri Bibiliya baravuga ngo Imana nikuzwe mu bushorishori bw'ijuru kandi mu nsabe ikunda bahorana amahoro. Ubundi nge nakoresheje Bibiliya kandi nari gukoresha miseri. Muri miseri ho bakavuga ngo Imana nisingizwe mu ijuru. Mu by'ukuri nakoresheje Bibiliya kandi Kiliziya idusaba gukoresha miseri. Gusa Bibiliya na miseri ikigendera ku kindi ni iki? Kuko hari igihe umuntu muri ibintu byacu by'umuziki aba ameze nk'ikintu cy'igikoresho cy'ikirobo gishinzwe nko kuvuga ibintu cyangwa kubyandika. Ariko uranzekeje ameze nk'ikintu cy'ikirobo gishinzwe gusakuza ko mu ngana kivuga ikivuga cyane ukura indirimbo zisetinzemo kikanaziririmbo kikazirimbira abana ariko cyo ntacyo bikimariye. Reka turirimbeho twumve. Mwami w'ijuru n'isi akiruye umugati ndetse na divayi. Yewe nimwe. Wow, ibisingizo bihebuje. Ibisingizo bihebuje dagawe. Amategeko yawe yose nintagorama. Kaya maturo tugutuye Nyagasani mubyeyi mwiza. Wow. Ozana, 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 ozana. Wow. Ndumviza nzasingiza rurema kukarumugwa neza. Alleluya, alleluya, alleluya. Yego uravuze ngo hari abantu batekereza ko abantu bajya mu muziki ari abantu batize. Narize. Inshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo nkuko nkunda kubivuga, aho muri hose abari mu Rwanda muri diocese zitandukanye zose, amaparuwasi, amasantrale n'imiryango remezo, ndetse nabo muri diaspora. Ariko ngarutse mu Rwanda ubwo ni muri diocese ya Cyangugu, cyane cyane ahantu hitwa Ishangi kuko umutumirwa ari uw'Ishangi. Imwito Kristo Yezu akuzwe. Rero reka tumwakire, reka ndeke kumuvuga abibwire, ariko ndabizi ko mwatangiye kumukeka. Umwanya ni uwawe. Murakoze cyane Emi Pro. Yezu Kristo akuzwe iteka ryose. Nkuko rero ubitangiye ubivuga, umutumirwa no w'Icyangugu, yego, no w'Ishangi, no w'Imwito. Nitwa Thomas Bicamumpaka. Nyine nkaba mvuka muri paruwasi ya Shangi, santrale ya Mwito, nkaba ariko ubu ntuye muri paruwasi katedrali ya Cyangugu. Nkaba rero ndi umugabo ufite umudamu n'abana 4. Ndumva uwa mbere mukuru wageze mu wa kabiri wa seminari kuri Petit Seminaire Saint Aloys Cyangugu. Wow, abantu bose anako abantu benshi naga ari bose bajyaga bakeka ko ushaje. Nyine turakuzi ibigwi byawe ko ari nk'umuntu ushaje, cyangwa nyine bakumva ko ari nk'umusaza wabayeho kera. Bicamumpaka Thomas, none ndabona ukiri muto. Wabigenje ute kugira ngo ubibe warahimbye za ndirimbo zose ugifite itoto bimeze bityo? Ntago ndi mukuru cyane ariko navuga sindi mutoya. Kuko navutse ku itariki 3 z'ukwa gatatu 1980. Rumba nyine ko mfite imyaka igera kuri 44. Cyari muto da. Cyari mutoya, ntago ndasaza. None se watwibwiyeho gato nyine nk'umuhanzi, twibwire nk'umuhanzi nyine dusanga rundi tukuzi mu ndirimbo zawe, ariko turashaka bari wowe utwibwira aho kugira tugende tukuvuga uko twishakiye. Twibwire ariko ubundi uzi nk'izihe? Ikananye nkubaze uzi nk'izihe? Mwami w'ijuru n'isi. Reka turirimbeho twumve. Mwami w'ijuru n'isi
akiruye umugati ndetse na divayi. Yewe ni imwe. Wow, ibisingizo bihebuje. Ibisingizo bihebuje dagawe, amategeko yawe yose n'intagorama. Kaya maturo tugutuye Nyagasani mubyeyi mwiza. Wow. Ozana, 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 ozana. Wow. Ndumviza arizo. Singiza rurema kukarumugwa neza. Alleluia, alleluia, alleluia. Hari niyo wakoreye ariko musenyeri wa diocese ya Cyangugu waturirimbiraho gatoya akabanza. Nebyiri hari iyo twakoze tumwakira twishimye rwose, twabonye umwepiskopi wacu mushyashya. Hari iyo twifuje gukora yo kumwakira. Turirimbire kuri yandi yo kumwakira. Yemwe bakristo beza ba diocese ya Cyangugu, ibyishimo nimusabagire ibyishimo. Twakiruye umwepiskopi Imana iduhaye. Wow, merci beaucoup. Rwose abantu benshi bakeka ko Thomas ari umuntu ushaje cyangwa utakibaho nyine, yenda uri nko mu gatabo wanditse mu gatabo k'umukristo. None muramwumvira murabona ko akiri muto azi no kuririmba na za ndimba zikuziririmba. Hari indi ndirimbo y'abantu bakunda bajya baririmbira abantu bapfuye, yemo n'abana yipostinga. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, ziri mu biganza by'Imana. Wow. Noneho rero ubwo ntabwo watwibwiye neza, watubwiye ko uri Thomas bica mu mpaka uranaririmbye nyine, ariko kugira ngo yenda abantu banakumenye. Hari abantu bajya bakeka ko abantu bajya mu bintu by'umuziki ari abantu babuze icyo bakora cyangwa bagiye kwiga bikanga bakajya babona amanota makeya. Nyine watwibwira ku buryo buri académique et professionnel. Ni ukuvuga ubundi ugiye twibwira ku buryo butatu: académique ibijyanye n'amasomo, professionnel akazi, none nk'umuhanzi indirimbo wakoze nyine n'igihe watangiriye kuzikora, umubare naho ugeze nyine uzikora. Yego, uravuze ngo hari abantu batekereza ko abantu bajya mu muziki ari abantu batize. Narize nize ishuri ribanza kuri école primaire gitwa ni muri paroisse ya Shangi. Amashuri yisumbuye Orevo cyangwa se Trocome nayize muri groupe scolaire Gihundwe. Noneho A-level ubwo ni cycle supérieur nyiga muri groupe scolaire Saint Joseph Nyamasheke. Université nyiga mu ishuri rikuru nderabarezi rya Kigali, ubwo ni kiye. Ubwo ni ishami rya kaminuza y'u Rwanda ubu ngubu ryitwa CE, College of Education. Yego, ubwo niho wize. Niho nize. Ariko narangije mu 2007. Ubwo ikijyanye n'amasomo cyo kirarangiye, katujye ku kijya. Wize imibare. Nize mathematics, physics and education. Yego. Umvise ko neza n'ibintu bikomeye. Biri serious. Zandimo zifite aho ziva. Kandi buriya physics na music bifite relationship. Gute? Bifite isano. Gute? Hariya muri production ibyo ukora biba birimo uri gushyiramo za frequency. Buriya frequency ni za physique. Kandi njya numva ngo abantu bahanze imibare na za physique bitwa ngo ba Thales Domire na ba Pythagore, ngo n'umuziki ngo bifite nibo bawuzanye. Rwose bifitanye amasano yo hafi cyane ahubwo. Ahubwo umuntu ushaka umunyamuziki mwiza yaba n'umunyamibare, yaba n'umufizisien ahubwo. Yaba n'umufizisien. Ikijyanye n'akazi rero mwumvise ko nize ibijyanye n'uburezi. Yego. Natangiye ndi umurezi, natangiriye muri groupe muri Rusumo High School, niho natangiriye akazi k'uburezi. Nza kuhava njya Igiheke muri college ya Giheke mpaba umurezi. Nkaba vanja muri Eyave Ntendezi naho mpaba umurezi.
uba na préfet des études. Mu bihumbi 2010 nabaye préfet des études muri groupe scolaire Saint Joseph Nyamasheke. Kandi nanahize, murumva ko nahize ndi umunyeshuri mwiza. Baza no kuguha akazi. Baza no kumpa akazi. 2011 natangiye kuba directeur w'ibigo by'amashuri, natangiriye muri groupe scolaire Nyamugari. 2015 mba directeur wa groupe scolaire Saint Bonaventure Buhokoro. 2018 mba directeur wa groupe scolaire Seni Koragashashi. Aka kanya ndi directeur wa groupe scolaire Sainte Marie Goretti Bushenge. Ubwo umaze kuyobora ibigo 5. Maze kuyobora ibigo 5 mu myaka 14 ndi umuyobozi w'ishuri. Hasigaje kuba meya no kuba depite. Igihe kizaza. Maze ubone kuzi. We niryo ufite riraguhagije. Ndabikunze rero nizere ko yenda mu baba dukurikiye harimo abajene bajye bamenya ko umunyamuziki ntago agomba kuba ari umuntu utarize ngo umuntu ngo yenda wirirwa yikorera inzoga gusa. Nyine ahubwo umuntu wikorera inzoga amenya atanabishobora kuko bisaba ubuhanga bukomeye cyane. Nyine tugomba kwiga umuziki ntuturangaze, ahubwo nkeka ko ari n'ukuntu bikorana n'amasomo bigufungura mu mutwe n'amasomo akabona aho ajya. Ubwo rero reka tujye ku gice cya 3, tugiye ku gice cyo kuvuga ku ndirimbo zawe igihe watangiye kuzihanga, se byaje bite, maze gukora zingahe, ibintu nk'ibyo. Yego Emi Pro, indirimbo rero buriya natangiye kuzihanga. Indirimbo ya mbere ubundi nayihanze mu bihumbi 2004. 2004. Ariko mu by'ukuri muzika yo natangiye kuyiga niga mu wa 5 secondaire muri groupe scolaire Saint Joseph Nyamasheke. Iyo umuntu avuze Nyamasheke buri muntu wese ahita yumva ko ni muri magnetic field ya Kiliziya Gatolika. Muri Chamagnetique. Cyangwa se muri Chamagnetique ya Kiliziya Gatolika. Iyo hageze rero rwose ibikenerwa bya Kiliziya Gatolika wabihabona. Nicyo gituma nahageze nsanga muzika yaho iteye imbere, bituma rero nanjye ninjira muri groupe y'abantu bigaga muzika. Natangira nashimira n'abapadiri bamfashije kwiga muzika, ariko cyane cyane nkagaruka no ku banyeshuri twiganaga bamfashije. By'umwihariko ndashima Padiri Emmanuel Karinijabo, twariganye mu ishuri rimwe. Karinijabo harya ashinzwe uburezi muri diocese ya Cyangugu. Yigeze abushingwa ariko bari gukorera ubutumwa hanze. Yagiye ku ishuri nibwo butumwa ubu arimo. Yego. Ariko by'umwihariko ndamushima kuko yamfashije byinshi cyane muri muzika. Rwose aho duhuriye hose mufata nka mwarimu wanjye mukuru muri muzika. Kuko yamfashije byinshi naho ngeze rwose. Nawe iyo duhereka arambwira ati wambere umunyeshuri mwiza. Ubwo twanyuze inzira zitandukanye, ariko ubwo Padiri ngewe njya mu buzima bwa kirayiki ubundi umurayiki. Ndabyumva. Indirimbo rero maze guhimba si njya mbara, ariko iyo zirenze mu binyejana simba nkibara neza. Iyo mbara iyo zibaye nk'ijana nkongera kubara zibaye 200, nkongera kubara zibaye 300, ariko aka kanya izo mfite ziri hagati ya 600 na 700. Ko ari nyinshira. Ni nyinshi ntago ari ngeyi. Ubwo watubwiye ko wubatse kandi uri na directeur, ubihuza gute? Ubwo bihuza gute bimwe ntibibangamira ibindi? Ntago bibangamira ibindi. Impamvu bitabangamira ibindi nyine bisaba kwiha gahunda. Buri kintu cyose ukagikora mu gihe cyacyo. Niba ari guhimba indirimbo ku wa 6 indirimbo ndazikora. Iyo akazi karangiye nyuma ya saa 11 niyandikira indirimbo. Urugo nk'uko warubimbajije, ahubwo bifasha abana n'umudamu wanjye kuko burya muzika iraryoha. Birabaryohera bakishima. Birabaryohera bakishima. Ubwo ni nka kwa kundi hari ikiganiro nakoranye na Padiri Nyomba Faustin, ariko mbwira arakamya mbweka gasa n'ibyo ngiye kuvuga. Buriya
ubwo kimwe ubwo kora ko uyu uri umunyamuziki muhamuzi ngo ibintu byo kujyanisha ngo by'amakoro uvuga uti rinota nka do sol na mi birajyana yego wasanga akazi gasona mu nota runaka no mu rugo rugasora mu rindi nota n'umuziki buri bigahita bikora ko parufe nuko biga harmony bigahita bikora harmony ubwo murabyarumoniza bigahuka yego nibyo none se ubwo yenda tutaravuga ku bindi ku muziki par extension ku byawe ku giti cyawe ubona iyi myaka yose umaze mu muziki no kugera yenda dushishikarize tumotive n'urubyiruko ubona ari igiki byagufashije kugeraho kuba warahimbye izo ndirimbo zose utari kugeraho utazihimba? Icyambere byamfashije gusabana n'Imana. Wow, icyo ni icyambere. Icya kabiri ariko buriya kuhimba indirimbo nkuko nabivuze byamfashije gusabana n'Imana, bingira umukiri bimpa kuba umukristo ngakora imirimo ya gikristo umwanya munini. Icya kabiri rero byandinze kwinjira mu bindi bintu, kuko igihe kinini burya mba mpugiye muri muzika yanjye ndi kwihimbira indirimbo. Burya guhimba indirimbo birarushya, bisaba ko hari igihe ujya kuzihimbira pfiriya mu ishyamba, ku kiyaga cya Kivu, mu dusambu runaka, ahantu nyine mu by'ukuri hatuma inspiration iza. Ibyo bituma rero burya ntabona akanya ko kujya mu bindi bya bindi nko kujya guhiga abagore n'inzoga. Ibyo sinabiza ahubwo kuba nabizi, ariko urabizi ko nyine hari abandi baba babizi. Hari ababa babizi kuko nyine babirimo. Wowe icyo utazi ni kubikora, ariko urabizi ko biba. Kuba ntabizi ahubwo sinaba ndi umuntu. Kuba mbizi ndabizi ahubwo nta mwanya wawe ibyo ngira. Umwanya wanjye muri muzika, abandi bwo nabo abafite uwo mwanya nyine wo gukora ibi bibajyamo, ariko ngewe muzika yanjye ituma mba muri muzika nyine. Ukurinda ikibi cyane, undinda ikibi. Kandi nsaba Imana ngo izanabinkomereze kuzageza nitabye Imana. Uko ndi mbisaba Imana ngo izankomeze gutyo. Toma, ugereranyije nk'umuntu mukuru wavutse mu 1980, umuziki usohotse mu wawe nyine ukawureba mu buryo bwagutse, umuziki gaturika mu Rwanda, wabona wawuhikiye igisobanuro, wabona ugereranyije igihe cyashize n'ubu ngubu nyine wabivugaho iki? Navuga ko mu by'ukuri muzika iri gutera imbere ugereranyije no mu gihe cya kera. Iyo mvuga ngo iri gutera imbere, wenda ndavuga igihe nakuriye naho nakuriye. Ngenzi muzika abantu baririmba mu majwi nyine yo muri icyo gihe, ariko banacuranga nyine ibintu bidasobanutse, imijegerezo, gitari zitavuga neza, kubona nka synthesizer ibyo ntibyapfaga no gukunda. Ariko iyo urebye aka kanya uburyo muzika imeze, ukareba imicurangire, ukareba imiririmbire, ukareba imyambarire, muzika igenda itera imbere, kandi turifuza ko yakomeza no gutera imbere uko ibihe bizajya bigenda biza. Yego, urabona iri gutera imbere cyane. Naganiriye na Padiri Nyombayire ejo bundi arambwira ngo ihari iterambere ngo n'amajyambere, uzi kubitandukanye? Ahubwo icyo kiganiro barakugejejeho wamfasha kubanza kubisobanukirwa. Yarambwiye umuziki nyine ngo gutera imbere ni nko guterera ikintu imbere yawe cyangwa ukakibona imbere yawe. Nyine umuziki nibyo uvuze, abantu umuziki wateye imbere, ubwo nta synthesizer zabaga zihari, none zirahari, turazireba nyine imbere yacu zirahari. Haje n'uburyo bwo kujya mu studio n'ibikira gukora amakonseri. Ariko ngo amajyambere, ngo uwagiye mbere, iyo ugiye amajyambere na nyiri hari ubwo ni nyiri ubwiterosije, nyine uwo muntu uri kujya mbere nawe aragenda ntagasigara. Nyine rari gukritika ngo ukuntu nyine umuziki wo wateye imbere ariko abawukora bo nyine bo bagumaho bari nyine bo ntago ari bose, nta nubwo ari muri byose nyine, ariko uvuga ukuntu muri angle zimwe z'umuziki nyine hari ukuntu abantu bo batagiye imbere. Wowe ubivugaho iki? Nge suko buryo mbibona, buryo abantu tubona ku buryo butandukanye.
nari mbivuze ati iyo urebye uko muzika itera imbere ukareba n'uburyo abantu batera imbere byose njye mbona bigendana icyarimwe. Nari mbivuze ati iyo urebye uburyo abantu bambara aka kanya ubona n'imyambarire nyine ndavuga mu makorari ubona n'amakorari yambara neza bijyanye n'iki gihe tugezemo n'imiririmbire ikajyana n'iki gihe mbona bigenda ku buryo buri paralele biragendana. Toma, mu minsi yashize hari amatangazo yagiye asohoka ndetse n'ibiganiro nawe bikugarukaho bavuga ko hari indirimbo zimwe na zimwe zitujuje ibyangombwa zigomba guhagarara, nawe harimo n'iyawe ndakeka warabibonye nawe wabyakiriye ute? Hari indirimbo yawe ngo Gloria wongeyemo ikintu kitari muri miseri, niko iryo tangazo ryavugaga, wabyakiriye ute? Itangazo nararibonye kuko ryacaga ku mbuga nkoranyambaga ryarabiyamaga mwari batatu ryiyamaga ntago ari na batatu gusa ahubwo nabonaga ari benshi baheraga kuri Bwana Niyonzima Oreste hakazaho Oreste numvaga ko ari Gloria yaririmo amagambo yongereyemo, hakaza iyanjye izwi cyane kuri Gloria mu bushorishori bw'ijuru turirimbira ku gace, ariko ako gace bavuga Imana nisingizwe mu ijuru, Imana isingizwe mu bushorishori bw'ijuru, Imana isingizwe. Ako kantu ko mu bushorishori niko bowe bavuga kikosa? Ako ngako niko kagaragaramo by'ukuri kikosa. Wari kuba wavuze ngo iki? Mu by'ukuri udakora ikosa wari kuvuga ngo iki? Iyo hatazamo ikosa ubundi yari kuza ivuga ngo no munsi abantu ikunda bahorana amahoro. We warabitarutse ubwo? Ntago nabitarutse. Ntago nabitarutse. Ubundi wenda nkugire mu buryo bwimbitse. Muri Bibiliya baravuga ngo Imana nikuzwe mu bushorishori bw'ijuru kandi munsi ari ikunda bahorana amahoro. Ubundi nge nakoresheje Bibiliya kandi nari gukoresha miseri. Muri miseri ho bakavuga ngo Imana nisingizwe mu ijuru. Mu by'ukuri nakoresheje Bibiliya kandi Kiliziya idusaba gukoresha miseri. Gusa Bibiliya na miseri ikigendera ku kindi ni iki? Ibyo byo naba ngiye mu nkawe nk'umukristo nawe wemerewe ufite ijambo wemerewe kuvuga nk'umuntu wabatijwe nyine ukurikije yenda batisimo wahawe iguha nawe kuvuga kugira icyo uvuga ku kwemera kwawe. Urabona ubwo ari Bibiliya na miseri ikidepanda ku kindi ni iki? Nge ntago naba ngiye kushyiramo ubwenge bwinshi kandi buriya n'abantu babyizeho bari bafite ubwenge ndetse bunaturenze kandi babyizeho ari benshi. Icyo dusabwa ni ugukoresha miseri. Nicyo twe dusabwa. Naho ngiye kugereranya Bibiliya na miseri aho naba ngiye gushyiramo ubwenge kandi hari abahanga ba Kiliziya babikoze. Ahubwo nge navuga ngo kugeza akanya icyo dusabwa ni ugukoresha miseri, ahubwo dukwiye kuyikoresha. Naho nge nari nakoresheje Bibiliya kandi niho wenda ntahuje neza n'ukuri, ariko nk'uko warubimbajije warumbajije indirimbo zahagaritswe, nabonaga bari harimo na Gloria za Tuyisenge Jean Beaufort zombi ebyiri, harimo n'indirimbo ya Kizito Mihigo, n'indirimbo ya Kizito Mihigo za Bibiane Mana, n'indirimbo za Bibiane Mana ishimwe, ndetse n'izindi Gloria zose n'izindi ndirimbo zose zitujuje amagambo ya miseri. Ntago wenda bari kuzirondora kubera ubwinshi bwazo. Wenda bavuzemo izi zamenyekanye cyane kuko hari n'izindi zitaba zizwi cyane. Wambazaga rero ngo nabyakiriye gute? Uko nabyakiriye nge nabyakiriye neza. Impamvu yo kubyakira neza ni iyihe? Ntago ubundi indirimbo bazihagaritse, ahubwo basabye gukosora ibikwiye gukosorwa kugira ngo zibe zujuje ibisabwa muri lituruje ya misa. Kandi zitemewe kuririmbwa ubu? Ubwo nyine mbere yuko zikosorwa. Wenda sinzi uko wabyumvaga wowe, ariko ubundi zirimo zikosorwa. Ariko by'umwihariko
menya ubizi ko nasohoye ibitabo 3 by'indirimbo. Nibyo ngiye kukubaza ndabizi ko mfite amakuru yuko ufite ibitabo wasohoye kandi byemewe Musenyeri yahaye imprimatur. Yego. Byemewe no gucuruzwa no gukoreshwa donc bihaye umugisha. Abantu bamwe na bamwe barambwiye ngo bakubarize niba ibyo bitabo nyine bakomeze babigure cyangwa babyihorere nabyo bifite ibyaha. Ibitabo birahari biruzuye neza 100% nta nikosa ririmo. Impamvu buriya mu bitabo byanjye uko ari 3 nta ndirimbo ya Tubabarire uzasangamo, nta Gloria uzasangamo, nta Nyirubutagatifu uzasangamo, nta Mawimana ndumva ari 2. Impamvu ni iyihe? Izo ndirimbo zose komisiyo ya diyoseze yacu yansabye ko nzazikosora neza, nkabikorana ubwitonzi nk'uko nazo zitonderwa. Niyo Gloria rero ivuga ngo mu bushorishori bw'ijuru, buriya nayo yari muzo bari bansabye ko nzakosora. Mu by'ukuri zo ni nyinshi ntago ari nkeya. Murumva Tubabarire, Gloria, Nyirubutagatifu, Ntama w'Imana n'indirimbo zijya kuba nyinshi. Nzikosora gahoro gahoro, nizirangira abantu bazazibona zikosoye neza zitunganyije. Mu by'ukuri rero kuba itangazo ryarasohotse rivuga ngo nayo iri mu ndirimbo zaba ziretse gukoreshwa, si ubwa mbere mbonye ayo makuru yo kukosora, ahubwo na diyoseze yacu yazishyize mu ndirimbo zakosorwa. Yanyireba kure iyo yari isanzwe ibibona. Yari irabibonye kuva kera. Nicyo gituma rero navuga ngo mu by'ukuri iyo ndirimbo ni imwe, ariko si nayo yonyine nyine ndi gukosora nyinshi. Zirimo gukosorwa, gusa sinavuga ngo ndazirangiza ejo cyangwa ejo bundi, kuko bisaba kwitonda. Ikindi nakwibutsa rero cyangwa usanzwe ukizi, ni uko burya indirimbo igihe cyose igaragariye mu ikosa, niyo yaba nyuma y'imyaka 100 rikosorwa. Bararikosora. Rero kuba hari indirimbo zagaragaye ko zirimo amakosa zigomba gukosorwa n'ibisanzwe rwose. Hari buriya mu ndirimbo zanjye hari n'ishobora kuzagaragara mu ikosa naritabye Imana, nanze kuvuga ko gupfa. Ariko nugupfa n'uburi wese muri Bibiliya haranditse twinako muri Credo turimo ngo arapfa maze arahabwa tubora tubivuga. Yego, ubwo rero hari n'ishobora kuzagaragara mu ikosa nyuma y'uko nitaba Imana. Rwose biremewe kuyikosora. Kiliziya Gatolika ikosa ibonyemo ryose rirakosorwa. Na rero nari nshatse kuvuga ngo ishobora gukosorwa nkiriho, ishobora no gukosorwa ntakiriho. Igihe cyose ikosa ryagaragarira mu ndirimbo rirakosorwa. Rirakosorwa rwose. Wow. Papa Ganza nako Thomas bica mu mpaka, ariko abantu babimenye ko umwana wawe mukuru yitwa Ganza, ariko umenye bigize nabikomoza. Umwe wiga mu seminari yitwa Ganza mu bimenye. Na ya ndirimbo yitwa Ganza Nyakuganza niwe wayituye. Niko bimeze. Niko bibiri. Ubundi buri mwana wanjye nyine bafite indirimbo uvutse, hari indirimbo mpimba uyimutuye. Iryo ahubwo izina rye ari iyo ndirimbo. Abari indirimbo. Ufite nitwa Singizwa. Yego, umwana nisingizwa birumvikana. Ufite n'umukobwa nawe waramukoreye. Yego, umukobwa mwita Ikuzwe Maria Madalena, ubwo indirimbo yitwa Maria Madalena. Ko mwisezerano ryo mwisezerano rya kera. Ariko rero mw'ubukirisitu. Ariko nibyo. Rero mw'ubukirisitu ni isomo tuba dushaka guha abana. Hari umupadiri yitwa Alexis Nshimiyimana, yabaye padiri mukuru wa Paruwasi ya Shangi. Umuntu w'umusaza yigeze amuzanira umwana w'uruhinja nyine ngo aje kumubatirisha. Aramubaza ngo urifuza ko umwana wazitware, ngo azitwa Coastere. Nyine ngo ako kazina kari kavugitse neza. Padiri abaza si iryo zina riri mu gatabo k'umukristo. Usanga none se ngo abatagatifu barashize n'abandi bazogera kuvuka. Byararangiye nyine ariko kwa rugutebya ubwo tubivuze kubera ko bifite meaning iri mu bukristo nyine. Maria Madalena. Ubwo none ikindi nanjye kukubaza ko abandi bantu bajya bavuga ko babuze imprimatur, wewe wabigenje ute? Niheho umuntu akanda kugira ngo abone imprimatur. Hari abantu nzi bamaze imyaka myinshi bayishaka barayibuze. Ubundi twari tumenyereye ko babihereza nka za Nyakibanda, za Kabgayi, ama institution nyine, ibintu bimeze nk'amashami nyine ya Kiliziya, nk'ama agency ya Kiliziya. None wowe ko wabigenje ute kugira ngo ubone imprimatur?
wenyine ku giti cyawe nka Thomas Bicamumpaka? icya mbere nahimbye indirimbo icyo ni cyo cya mbere kandi mbikora nk'ubutumwa bw'Imana. Ndangije kubikora rero indirimbo nifuje kuzikosoza kugira ngo zibe zikosoye. Iyo rero indirimbo wifuje ko zikosorwa hari isaba kubwira ati izi ndirimbo ni nzima 100%, izi zakosorwa mwibi ku buryo bwihuse, ariko izi zakosorwa mwibi ku buryo butihuse. Ni ibyo bice bitatu. Igice cya mbere ni icy'indirimbo zahise zemerwa, hakaba n'indirimbo igice cya kabiri cyarimo indirimbo nasabwa gukosora ku buryo bwihuse, ubwo no kudukosa dutoya. Noneho hakaba n'izari zifite amakosa umuntu yavuga ko ari manini, bisaba kuzikosora ku buryo bwitonze cyane. Nizo nari maze kuvuga cyane, zari ziganjemo Tubabarire, Gloria, Nyirubutagatifu na Ntama w'Imana. Ariko icyo nsabwa cyane, icyo nasabwaga cyane ni ukuzihuza n'amagambo ya miseri uko yanditse mu gitabo cya misa cya Kiliziya Gatolika ya Roma. Zimaze gukosorwa rero, iyo zimaze gukosorwa bakabona ko mu by'ukuri zujuje ibisabwa muri liturujia ya misa, umwepiskopi azihimprimantura nk'indirimbo za Kiliziya Gatolika zemewe. Rero nta yindi procedure wambwiye ngo hari abandi bayibuze, nge numva iyo procedure ariyo nakoresheje, kandi n'abandi bayikoresha. Iyo bayikoresheje birakunda. Ntabwo byari no kwanga, kubera ko Kiliziya ishyigikira abahanzi, Kiliziya ishyigikira ubuhanzi. Ntekereza ko n'umusanzu mwiza dutanga, kandi abashumba bacu, abapadiri bacu baba babishyigikiye. Nta mpamvu rero numva bitari kwanga, byari kwanga, kandi ari ubutumwa bwa Nyagasani nabo kandi ari bwo bakora. Nibyo. Papa Ganza, nk'umunyamuziki umaze igihe, ubona umuziki w'abihaye Imana n'uw'abarayiki, abanyamuziki b'abihaye Imana n'abarayiki babanye bate? Abanyamuziki b'abihaye Imana n'abanyamuziki b'abarayiki babanye neza cyane, barafashanya, barunganirana. Ngewe wenda mbitanzemo urugero, izo ndirimbo nababwiraga zakosowe n'abapadiri, bampa ubujyanama ubwashobokaga bwose barabumpaye. Ahubwo kugeza aka kanya ubu indirimbo ndi guhimba aka kanya ziba zitandukanye n'izo nampimba kera, kubera ubujyanama buriya bagiye bampa. Abo ni nk'abande tubashimire rero bagufashije ukaba. Uwa mbere ni Padiri Yohani Petero Maniraruta. Maniraruta Jean Pierre akorera ubutumwa hariya kuri hano muri Archdiocese. Yego rwose, buriya yaramfashije cyane bikomeye, ku buryo namukuyeho ubumenyi bwinshi cyane mu guhimba indirimbo. Ni n'umuhanga cyane buriya muri muzika cyane, ari gusolfia, ari gucuranga nzi ko ari byazi cyane. nzamugushimira uzamushimire cyane ariko no gukosora indirimbo rwose abyinjiramo kandi akaguha ubujyanama. Uwo ni umwe. Uwa kabiri rero ni wa mupadiri nakubwiraga, Padiri Karenijabo Emmanuel, nawe rwose yakosoye igitabo cya kabiri n'icya gatatu. Niwe wari umuyobozi wa komisiyo y'indirimbo. Nawe n'ubu ngubu turavugana rwose, akambwira ati warakoze, nanjye nkavuga ati warakoze kumfasha. Ariko harimo n'abandi bapadiri birumvikana, ntago yari umwe, ntago bari babiri. Abo ni abari bakuriye komisiyo. Mu by'ukuri rero ku cyanjye giti abapadiri tubanye neza cyane cyane. Abanyamuziki baramfasha, bakanyereka inzira nziza yo gukoreramo ubutumwa, bakanyereka uburyo nakora muzika ukanogera abakristo, nanjye ubwanjye ukanogera. Nawe ukakunogera. Ukungugura. Papa Ganza, tugana ku musozo, ni ibihe bibazo ubona biri mu muziki gatolika wo mu Rwanda nyine biba nk'inzitizi zituma tutagera aho tugomba kugera, cyangwa nta bihari, cyangwa aho tugomba kugera naho ntahahari? Tugana ku musozo, ni ibihe bibazo ubona mu muziki gatolika wo mu Rwanda byawubera inzitizi nyine bituma tutagera aho tugomba kugera, niba nabwo hahari? Kuko hari igihe usanga abantu aho bashaka kugira batahazi, nyine bajyaho aho byemeye nyine akaba ariho bajya. Ntago rero
ntekereza ko aho byemeye atari hujya, ahubwo muzika ifite umurongo ngenderwaho ya Kiliziya Gatolika, ariko kuko Kiliziya Gatolika igira umurongo uwuhe, nicyo gituma rero na uwuhe uko nicyo gituma nyine nk'indirimbo yose uhimbye ntabwo yitwa liturujia. hari indirimbo uhimba ntiye muri liturujia, nuko bagira umurongo Kiliziya Gatolika. uwo murongo rero wa Kiliziya niwo natwe tugenderamo. niyo mpamvu rero ntago nashaka kuvuga ngo ntago tujya aho tugiye, ahubwo tujya mu murongo Kiliziya yadushyiriyeho. Ibibazo rero bwiyatese, hari ibibazo ubona muri muzika, ibyo mbona ntago ari byinshi. njye icyo mbona gikwiye muri muzika, icya mbere hakwiye uburyo bwihariye bwo guteza imbere muzika. muzika ikigishwa mu mashuri, atari mu maseminari gusa, no mu mashuri asanzwe higishwa, rikaba isomo ryigishwa mu ishuri. navuze ko ndi diregiteri w'ishuri, ariko iryo somo ntabwo rigihabwa agaciro nka kera. rirakwiye kuhabwa agaciro cyane, kandi icyo cyifuzo cyaragumye gutangwa kugira ngo muzika yigishwe mu ishuri, ku buryo abana bakura iryo somo baryiga neza. icyo ni kimwe mu bibazo wenda mbona byabangamira muzika. icya kabiri rero si n'ikibazo, ahubwo ni icyifuzo cy'uko mu by'ukuri inzego za Kiliziya zatwegera cyane, abanyamuziki, abahimbyi b'indirimbo, abaririmbyi, kugira mu by'ukuri ngo ubutumwa dukora bugumye kugira umurongo mwiza, ariko nyine banadushyigikire, baduhe na kuraje. baduhe na kuraje. barabikora, ariko njye natanga icyifuzo cyo gukomeza kubikora cyane, kugira mu by'ukuri ngo amakorari, ubutumwa bwo kuririmba bugende neza, bukundwe n'abaririmbyi, bukundwe n'abakirisitu, bunogera umuryango w'Imana. Tugana ku musozo, turagushimiye cyane ku muganda wawe utanze wo kubaka umuziki, nyine urugendo turimo rwo guteza umuziki wacu Gatolika imbere. iyo uje ukaganiriza abandi ukababwira kuri experience yawe, ubutanze umuganda wubatse abatoya bari kukureberaho. ariko no kuri ibibazo byari bimaze iminsi nabyo utubwiye uko wabyakiriye, turabikunze ukuntu wewe hari ababyakira nabi bikabasenya. hari akantu keza nkunda, iyo umuntu aguteye ibuye, itafari, iyo ari umuntu hari urifata akaryubakisha, n'undi urijugunya, n'undi rikomeretsa akaryitambika. hari n'uruwe itafari baguteye uri kuryubakisha, ahubwo utera imbere. urambwe ngo ba padiri Maneruta baguteye amatafari, ariko aho ndisobanura nyine barakunenze muri ziriya ndirimbo batubwiye zitarasohoka, barakubwira bati aya ni amakosa, none ubu ngubu utubwiye ko uri gukora indirimbo nziza kurusha iza kera. urumva ko itafari wowe ribyaje umusaruro, abandi bo barayajugunye simbizi. ubwo rero turagushimiye. tugana ku musozo, ni nk'igiki wumva wabwira abantu, abakunzi bawe tutavuze? ntiwibagirwe gutanga nimero ya telefone no kuvuga indirimbo zawe bazishaka, aho bazikura, n'ibitabo nyine birumvikana. murakoze. rero turimo twerekeza ku musozo. ni ikibazo cy'igihundi twari gukomeza no kwiganirira, ariko igihe nabwo kiradutegeka. ibitabo byanjye ababishatse babibariza kuri papeteri la Katedrale Cyangugu. ababishatse kandi nabwo babibariza kuri Regina Pacis, naho birahari. ibindi bashobora kunterefona bakabimbaza, kuko nanjye ndabifite. nimero yanjye rero ni 0788989662. abakunzi banjye rero nabo uko bankunda nanjye ndabakunda, kandi nzakomeza gukora ibishoboka mu mpano itangwa n'Imana, mbagezeho ubutumwa bukubiye mu ndirimbo uko Nyagasani azabinshoboza. ariko ndanabasaba n'inkunga y'isengesho, kugira ngo uwo murimo nzakomeze kuwukora, n'Imana ijye inyongera imbaraga zo kuwukora neza
n'ubwo bwitange Imana ibunkomereze. Abakwanga bo bababwira iki? Abanyanga sinzi niba banahari kugeza ubu. Nta muntu twe twahura ngambwira ati muri muzika ndakwanga. Nawe abo duhura bambwira yuko ubutumwa nkora bubashimisha. Abo rero ndumva ntabo nzi kuko ntawigeze umbwira kanyanga. Abakunzi banjye nagize icyo mbabwira cyo kuba niba hari numva wenda niba hari n'abanyanga muri muzika, nabashishikariza kumva ibiri mu ndirimbo kurusha njyewe, kuko ntago ari njyewe uba wabigikoresheje, n'Imana ibinkoresha. Bazumva amagambo arimo, bumva ubutumwa burimo, bumve na muzika irimo, ahubwo wenda uzasanga binabahindura barushaho gukunda Imana. Kandi turagushimiye ko mu ntangiriro wavuze ko icyo umuziki wawe ugufasha ukurinda ibikoshya. Noneho waharaho wagize uti iyo ndi guhimbura ubona ziriya ndirimbo uhimba ziba zirimo ijambo ry'Imana ryirukana roho mbi n'ibindi myuka mibi. Noneho iyo uri kuzihimba no kuziririmba nawe amatwi yawe ari kuzumva, ntabwo ari abandi bazumva gusa nawe uboneraho. Musenyeri wa diyoseze cyangwa muri konseri ya Rwabigwi nimperutsemo, hari aho yagize ati reka mbaho umugisha nanjye mbonereho. Ni ukuvuga yarawutanze ariko nawe arawubona. Nawe rero iyo uri ibintu byiza uba uri kuririmba no kuhimba, nawe amaso yawe ari kubibona n'amatwi yawe ari kubyumva. Ako kantu ni sawa nagakunda. Birangarukira. Biguheraho ari wowe bitagatifuza rwose mbere yuko byagutagatifuza abantu. Yego. Kuko hari igihe umuntu muri ibintu byacu by'umuziki aba ameze nk'ikintu cy'igikoresho cy'ikirobo gishinzwe nko kuvuga ibintu cyangwa kubyandika. Ariko uranzekeje ameze nk'ikintu cy'ikirobo gishinzwe gusakuza komongana kivuga cyandukura indirimbo zisetinzemo kikanaziririmbo kikazirimbira abana, ariko cyo ntacyo bikimariye. Dushima Imana ko watari kumeza. Ahubwo uriya umunyamuziki mwiza nyine yumva n'ijambo ry'Imana akarishishikarira, agakomera ku isengesho, akumva misa, mu rugo ukakora isengesho n'abana, ukagira umwanya wo gutoza n'abana ubukristo abana tubyara, urugo rukaba urwa gikristo. Ntitube nyine amarobo nk'uko wari ubivuze, ahubwo umunyamuzika wagombye kugera niwe nyine ukabona ko ari urugo rwa gikristo, n'umwana we wamubona ukarumubona ko ari umwana ukomoka mu rugo rwa gikristo. Sinakubwiye se ko umwana wanjye wa mbere yiga muri seminere, numva nyine ndamutoza ko yaba n'uwihaye Imana, ariko ntago azagukundira. Azagundira.